imba umusazi, nasaze umwaka umwe n'amezi 6. Indera nahabaye umwaka umwe bitewe no kuntu narwanaga bangira kuba perezida w'abasazi, ariko ubu sinjiri perezida w'abasazi, ndi perezida wa korali abamisiyoni. Imana ishimwe. Ntago byoroshye kuba Indera, nta muntu kurwaza, nta muntu kwitaho, biragoye, ariko Imana yagiye ibana nanjye. Umwaka warangiye ndi Indera, nza gucika ibitaro, ndagenda njya mu muhanda, nkajya ndara mu mashyamba aho mbonye hose. Umunsi umwe inza kuyobera, reka mvuge ngo narayobye, nyobera ahantu basenga. Burya gusenga birakora. nawe ubipinga cyangwa se ubica amazi, gusenga birakora. Yari ishyamba abantu bakunda gusengeramo. Naragiye ndavuga ati abantu ba mbere ndi bugereho nibo bari bunsengere, ariko abo bantu Imana yari yabahaye amakuru yanjye yuko ndi bugende meze n'imyenda nari nambaye. Imana yari yayibabwiye. Rero naragiye, maze kugenda mbageraho, bo ikintu bakoze nk'abantu bari bafite amakuru, bahise ko bamfata baransengera ndakira. Rero Imana ishimwe, ubu sinjiri umusazi, ndi umuntu muzima. Imana yamamare. Imana ishimwe, yarahabaye pe, narayibonye. Imana narayibonye, nabayeho batabishaka, ariko mbaho. Umunsi umwe papa arampamagara. Amaze kumpamagara arambwira ngo akeneye ko twiyunga. Ndangishe njyewe naragiye, maze kugenda sanga we ntagashaka ko twiyunga, ahubwo we ikintu yashakaga kwari ukunyica, kuko abo bazimu be iteka ryose bahoraga bamwishyuza ubuzima bwanjye cyangwa se amaraso yanjye. Ntabwo byamuhiriye rero, ntabwo byamuhiriye, kandi ntibizanamuhira kuva ngeze ubu. Naragiye, maze kugenda asaba ko najya mu rugo. ndavuga ati rero ndakubahura umubyeyi wanjye, nubwo utigeze Undera, wakwemera tugahurira ahandi hantu habugenewe. Aragenda afata amafaranga menshi ntababwiye. Nitwongera guhura buriya nzabazanira umubare, kuko ntawubaka inzu ako kanya ihere ko yuzura. Afata amafaranga ayahereza aho twari buhurire, bivuze ngo we yaranguze. Amaze kungura, njyewe ngenda ntabizi. Ikintu nibuka mu byo papa yakoze, yamaye fanta yari irimo ibintu bisinziriza. Fanta nyinyweye, nibuka ko nayinyweye. Ibindi byakurikiyeho ntabwo mbizi, nta nubwo mbyibuka, ntiwanambaza ngo mbikubwire. Nahise ko nsinzira, mbese njya muri koma. Urumva umuntu wanyweye ibintu bisinziriza agasinzira, aba ameze nk'uwapfuye. Sasa naje gukanguka, nisanga ahantu hadafite aho hahuriye naho narindi. Sanga banjugunye mu ishyamba. Iryo shyamba nakangutse ari abapolisi n'abantu benshi bamagaze hejuru. Burya leta n'umubyeyi. Sasa ubwo nkanguka bari guhamagara ambulance, kuko kugenda sinagendaga, nta kintu nakoraga, ntacyo pe, no kurya sinaryaga. Icyanjye kwari ukuryama, nabwo nkaryama nubitse inda, ntabwo nari kuryamira urundi rubavu mu bikunde. Hanyuma ngeze kwa muganga, bo bakora ibyabo nk'abaganga.
aravuga ati ahari wenda amaze iminsi atarya, reka tumutere serumu barazimpereza ntizagira icyo zitanga. Hanyuma nyuma yaho nibwo naje gutekerereza muganga ibyabaye. Nabwo sinabimubwira ku munwa, kuko iyo nabitekerezaga nahitaga ko njya muri koma. Nakoresheje ikaramu ndamwandikira, ndamubwira ati rero bimeze uku, njyewe byangendekeye uku. Hanyuma bancisha mu cyuma, bamaze kuncisha mu cyuma basanga n'inshinge banteye. Inshinge zibadodesha imyenda n'intoki. Ku bantu muzizi, banza urunanda rumwe rugura senkani, imbere rwari 10, ariko ubu rusigaye rugura senkani. Hanyuma ubwo icyo bakoze nk'abaganga, bahise ko bancisha mu cyuma barazireba. Bari banteye inshinge 15, muri 15 babonye 12, 3 zisigara mu kuboko. Sasa ubwo naje gusubira kwa muganga, za nshinge zabuze bazibona hahandi aho bari babaze hatarakira. Hanyuma bantegeka ko hagomba gukira, subiyeyo amafaranga arabura. Ariko abuze ntabwo naretse Imana, narakomeje ndasenga, n'uyu munsi ndacyasenga. Yesu azabigenza neza, nubwo none bimeze nabi, ariko ejo bizaba bimeze neza. Yego. Sasa mfite ubuhamya bufite ibice 38. Kereka ubwo umuntu yahereye mu gitondo, hanyuma ubwo tukaganira birambuye.